urusobe rw'ibiriho igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo ijambo rya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha tubwira ngo guma mu ijambo. Umurongo utangira turawukura mu Befesi ibice 6, umurongo wa mbere ugeza ku wa 3 haravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni itegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Hari uwabajije ikibazo ati ese imivumo cyangwa imigisha umuntu yaturiweho n'ababyeyi ifite imbaraga zingana zite? Imigisha cyangwa imivumo nk'iyo ukurikije icyo Bibiliya ivuga ifite ingaruka zikomeye, ishobora kugira imbaraga pe. Iyo wize Bibiliya ubona imigisha yatanzwe n'ababyeyi ndetse n'imivumo y'ababyeyi nuko byagenze. Kuba twarabyawe ubwa kabiri ni ngombwa gusobanukirwa ko Imana yaduhamagariye kubaho ubuzima bw'imigisha. Twahamagariwe kuragwa umugisha muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 9. Ariko niba waragiranye ikibazo n'ababyeyi bawe mbere y'uko uvuka ubwa kabiri bakakwaturaho umuvumo, ubu ubwo wavutse ubwa kabiri uwo muvumo ntuzongera kukugiraho ububasha. Ariko rero ugomba kujya wiyunga nabo, ni ngombwa. Niba kwiyunga bigoye cyangwa bidashoboka, uzabaze umushumba wawe. Umushumba wawe ashobora kukugira inama no kukuyobora ku cyo ukwiye gukora. Niba ababyeyi bawe barakuvumye waramaze kuvuka ubwa kabiri, muri rusange uwo muvumo ntukora. Ariko niba ibikorwa byawe byari bihabanye n'ijambo ry'Imana, aho ho ubasha guhura n'ibibazo bikomeye. Ibi biterwa nuko kuba hanze y'ijambo ry'Imana bigushyira ahantu uwo muvumo ushobora kukugiraho ingaruka. Ibuka Abisirayeli muri Egiputa, igihe marayika w'urupfu yari buze muri Egiputa, Imana yabategetse gushyira amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Ibi byabatandukanije n'Abanyegiputa, bibarinda kugirirwa nabi. Kimwe n'ibyo, kuguma mu ijambo ry'Imana no kugendera ku mahame yayo birakurinda. Niba ubayeho hanze y'ijambo, wikururira ibibazo byatera, mbese ubicira icyanzu. Kandi Bibiliya iravuga iti kandi umena urugo inzoka izamurya. Ibi twabisoma mu Mubwiriza ibice 10 umurongo wa 8. Imana ishaka ko tubaho mu mahoro kuko yaduhamagariye amahoro, by'umwihariko n'ababyeyi bacu. Bibiliya itwigisha kubaha ababyeyi bacu nk'uko bivuga mu Befesi ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Byasubiwemo bikuwe mu Kuva ibice 20 umurongo wa 12 no mu Gutegeka kwa 2 ibice 5 umurongo wa 16. Iri tegeko rizana n'umugisha wo kubona amahoro no kuramira mu isi. Ababyeyi b'Abakristo nabo ntibagomba kwigera bavuma abana babo, ahubwo bagomba kubaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanye gusenga iri sengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti data mwiza, mpisemo kuba mu mucyo w'ijambo ryawe. Mpa icyubahiro ababyeyi banjye n'abandi washize mu nzira yanjye nk'abayobozi, nkagendera mu mahoro no mu migisha izanwa no gushyira ijambo ryawe mu bikorwa, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo uyu munsi turasoma Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 20, dusome Kuva ibice 20 umurongo wa 12, Gutegeka kwa 2 ibice 5 umurongo wa 16, n'Imigani 26 umurongo wa 2. Imana ishimwe cyane. Bene data, ushobora kuba warahuye n'ikibazo, ababyeyi bakaba barakuvumye bitewe n'ibintu bitandukanye waba warakoze. Ubwo rero niba warabikoze ukaba urimo kunyumva ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
ndagukangurira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma umare kubona ako gakiza, uhabwa imbaraga zo kuba wajya gusaba imbabazi ababyeyi bawe. Kandi birashoboka ko ushobora kuba abo babyeyi bawe baba batakiriho, cyangwa ukaba waranavumwe nabo mu by'ukuri, ukaba utaragira imbaraga zo kujyayo kandi ukijijwe. Ndagukangurira rero kubikora no gusenga Imana kugira ngo ikuyobore, cyangwa kuba wakwegera umushumba wawe kugira ngo akugire inama. Niba rero utarakizwa, wasengera isengesho rigiye gukurikiraho, ubundi tuzasubira ubutaha. Uri umugisha cyane. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.